hatabayeho kunanirwa k'umubiri byagorana ko hapfa kuboneka indwara nyinshi rero twizera yuko ziterwa n'umunaniro. Uyu munsi rero nifuje yuko turebera hamwe umunaniro w'indwara ikomeye, indwara yitwa pararizi. Ariko hazamo ikibazo ngira ngo dufatanirizemo kugira ngo uyu munsi turebe umurongo twagiha kugira ngo turebe neza koko niba pararizi yaba ari indwara. Bamwe bayifata nk'indwara ikaze cyane, abandi bakayifata nk'aho atari indwara. Aha rero ndashaka ko tuza kurangiza iki kiganiro tubonye umucyo. Ese pararizi yaba ari indwara koko cyangwa pararizi ntago ari indwara? Icyo ni ikibazo tugomba kumenya. Ariko igisubizo buri wese yatanga aka kanya nuko pararizi ari indwara, kandi indwara mbi cyane, ibabaje abantu, yica abantu benshi, kandi indwara akenshi idakira. Ariko mu kiganga nitujyayo turasanga nabo bafite ukundi kuntu babyumva kandi bafite ukuri. Aha nkibaza, pararizi yaba ari indwara ntivurwe? Ese niba pararizi ari indwara, kuki umuganga agusezerera ugataha ukajya kuryama iwawe kandi abona urembye? Icya kabiri, ese kwa muganga ko bavura pararizi? Niba bavura pararizi, se kuki umuntu bamusezerera kandi akirwaye? Ibyo bibazo byose rero ndayifuje ko tuza kubivimuzi kandi tukabona igisubizo kizima. Icyo nkurarikiye, ukurikirana iki kiganiro kugera ku musozo, uraza gukuramo amakuru mashyashya kandi amakuru agufitiye akamaro kuri wowe ubwawe, uwo muturanye, ku bagize umuryango wawe ndetse no ku nshuti zawe. Ndabashuje kandi mbifuriza kugira amagara mazima, amagara azira umuze, kandi amagara arangwa no twirinda umunaniro, kuko twabonye yuko indwara ni umunaniro ndetse nta ndwara nta munaniro. Iryo ni ryo hame yamenya ubuzima TV, nuko igihe cyose kugira ngo habeho indwara no kumubiri uba wabashije kugerageza gukora cyane uhanganye n'ikibazo ukananirwa. Hatabayeho kunanirwa k'umubiri byagorana ko hapfa kuboneka indwara nyinshi rero twizera yuko ziterwa n'umunaniro. Uyu munsi rero nifuje yuko turebera hamwe umunaniro w'indwara ikomeye, indwara yitwa pararizi. Uyu munsi nifuje yuko turebera hamwe pararizi zishobora guterwa n'umunaniro w'ubwonko ndetse n'umunaniro w'uruti rwo mu mugongo cyangwa w'uruti rw'umugongo. Mu ruti rw'umugongo rero habamo iki? Habamo umusokoro. Hari umusokoro wo mu ruti rw'umugongo, moelle épinière. Uwo musokoro iyo uhuye n'umunaniro nabyo bitera pararizi bitewe n'igice uwo munaniro wigaragajemo. Mbere yuko dutangira, nifuje kubanza gushimira abantu twatangiranye bose. Murabe igiciro kandi murabo gushimwa cyane, mukomerezaho. Ibikorwa byanyu ndi kubibona rwose, ntabwo mwicaye kandi mwaragerageje. Imana ibaho umugisha. Mureke rero twakira abashyashya, tubahe karibu kuri uru rubuga rwacu rwa Menya Ubuzima TV. Abageze hano bwa mbere mukore subscribe ndetse na like kugira ngo ibindi biganiro bitazongera kubacika, mujye mubibonera igihe ntibibagore. Hanyuma mukore share mu bigeze ku bagenzi banyu, mu bihanahane, ndetse
ugize ikibazo cyangwa ufite inyunganizi ajye muri komenti acyandike. Umunaniro wa pararize nimbivuga gutyo biratera abantu ikibazo, kubera yuko tuzi ko pararize ari indwara rwose kandi umuntu yirwaye aba ababaye cyane. Ariko hazamo ikibazo ngira ngo dufatanirizemo kugira ngo uyu munsi turebe umurongo twagiha kugira ngo turebe neza koko niba pararize yaba ari indwara. Impamvu nuko bamwe bayifata nk'indwara ikaze cyane, abandi bakayifata nkaho atari indwara. Aha rero ndashaka ko tuza kurangiza iki kiganiro tubonye umucyo. Ese pararize yaba ari indwara koko cyangwa pararize ntago ari indwara? Icyo ni ikibazo tugomba kumenya. Ariko igisubizo buri wese yatanga aka kanya nuko pararize ari indwara, kandi indwara mbi cyane ibabaje abantu, yica abantu benshi, kandi indwara akenshi idakira. Ibyo rero niko abantu benshi tubyumva, ariko mu kiganga nitujyayo turasanga nabo bafite ukundi kuntu babyumva kandi bafite ukuri. Aha nkibaza, pararize yaba ari indwara ntivurwe? Icyo ni ikibazo. Ese niba pararize ari indwara, kuki umuganga agusezerera ugataha ukajya kuryama iwawe kandi abona urembye? Icyo nacyo ni ikibazo. Icya kabiri, ese kwa muganga ko bavura pararize? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Niba bavura pararize, se kuki umuntu bamusezerera kandi akirwaye? Ibyo bibazo byose rero ndayifuje ko tuza kubivimuzi kandi tukabona igisubizo kizima. Icyo nkurarikiye, ukurikirana iki kiganiro kugera ku musozo, uraza gukuramo amakuru mashyashya kandi amakuru agufitiye akamaro kuri wowe ubwawe, kuwo muturanye, ku bagize umuryango wawe ndetse no ku nshuti zawe. Kubera ko pararize ni indwara yugarije abantu benshi muri iki gihe, kandi kuyirwara ni indwara iziraho, ni indwara idateguza. Umuntu ajya kubona akabona abaye pararize, nta bimenyetso bibanziriza, kuko ikimenyetso cya mbere kiza n'ubundi warwaye wabaye pararize. Ubwo rero niyo mpamvu uyu munsi nifuje yuko iyi ndwara ya pararize itewe n'umunaniro w'ubwonko ndetse itewe n'umunaniro w'umusokoro wo mu ruti rw'umugongo, moelle épinière, twamenya ni izihe pararize umuntu ashobora kurwara yagize ikibazo cy'umunaniro wo mu bwonko. Ese ni izihe ndwara za pararize twarwara igihe wagize umunaniro w'umusokoro wo mu ruti rw'umugongo? Ni ahanyu rero gukurikirana ikiganiro. Ubu twagiye. Abantu benshi rero ntibasobanukiwe n'indwara ya pararize, usanga batamenya uko biba byagenze kugira ngo igice runaka cy'umubiri gihagarare gukora. Ibyo bigatera urujijo rero abantu benshi, kubera yuko umuntu nta bumenyi abifiteho, akabibona nk'igitangaza, nk'aho ari ibidasanzwe, ku buryo no kubyakira no kumva icyabaye bigora abantu hafi ya bose, ndetse harimo n'abantu basobanutse ku buryo indwara ya pararize ituma habaho guhungabana ku bantu benshi. Icyo gihe rero ikintu kibaho ni uko umuntu ashakisha uburyo bwose yakoresha uburyo bw'igitangaza kugira ngo habeho gukira iyo ndwara ya pararize. Pararize ubwayo ni ukutumva cyangwa kudakora kw'imikaya cyangwa imihore mu mubiri bitewe n'impamvu zituruka ku bwonko, kuko kumva n'imikorere y'imikaya cyangwa y'imihore biyoborwa n'ihererekanyamakuru hagati y'imyakura nerve n'ubwonko.
iyo habayeho ikintu cyatuma neri zibangamirwa ntizibashe gutwara amategeko cyangwa amakuru ubwonko butegeka igice runaka cy'umubiri, habaho indwara ya paralisi. Tugiye kurebera hamwe rero zimwe mu mpamvu nyamukuru zishobora gutera umunaniro wa paralisi. Zimwe mu mpamvu zatuma habaho paralisi. Impamvu ya mbere ni ukwangirika kw'igice cy'ubwonko bitewe no guturika kw'imiyoboro y'amaraso cyangwa kubura amaraso mu gice cy'ubwonko. Ibi bikaba biba ku bantu bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru utuma udutsi two mu bwonko duturika. Iyo utwo dutsi twaturitse habaho kuvura kw'amaraso akamera nk'ibuye riri mu bwonko. Icyo gihe ritsindagira igice cy'ubwonko bigateza kubura umwuka mwiza wa oxygene. Hari n'igice cy'umubiri runaka kiba kitakibasha gukora kuko ubwonko bwakiyoboraga butarimo gukora neza. Igihe cyose habayeho ikintu gihungabanyije ubwonko, cyangije ubwonko, buhita buhagarika ibikorwa byabwo byo gutegeka urugingo cyangwa igice runaka cy'umubiri. Ayo makuru cyangwa ayo mategeko ntiyongere kugenda, ari byo bituma umuntu aba pararize igihande kimwe cy'umubiri, cyaba icy'iburyo cyangwa icy'ibumoso. Impamvu ya kabiri, pararizi ishobora guterwa no kwangirika, gukomereka ku mutwe. Igihe agace k'ubwonko kangiritse kandi kari gashinzwe gutanga amakuru ku mikorere y'igice runaka cy'umubiri, iyo mikaya cyangwa imihore igira pararize, yaba iy'iburyo cyangwa iy'ibumoso. Impamvu ya gatatu ni igihe umuheha ukura amakuru mu bwonko wangiritse, umusokoro wo mu ruti rw'umugongo. Icyo gihe habaho pararize mu mikaya runaka bitewe n'igice byabereyeho. Ni ukuvuga ngo umusokoro wo mu ruti rw'umugongo ni nk'ikiraro gihuza ibice by'umubiri n'ubwonko. Amakuru yose cyangwa amategeko yose ubwonko bwohereje ku rugingo runaka cyangwa ku gice runaka cy'umubiri anyura mu musokoro w'uruti rw'umugongo. Niyo mpamvu hano twawugeranije n'umuheha ukura amakuru ku bwonko. Bitewe rero naho kwangirika kwabereye ku ruti rw'umugongo, bizagira ingaruka ku mihore ijyanye n'aho hantu habereye ikibazo. Zimwe mu mpamvu zatuma umusokoro wo mu ruti rw'umugongo cyangwa umuyoboro wangirika ni nk'impanuka zo mu muhanda, impanuka zo mu kazi umuntu akora, ndetse no mu gihe cyo kwidagadura cyangwa ukangirika biturutse ku zindi ndwara umuntu yaba arwaye. Ni ukuvuga ngo umusokoro wo mu ruti rw'umugongo ushobora kwangirika ukoze impanuka yo mu muhanda, cyangwa se impanuka iyo ari yo yose yatuma umugongo wangirika, yaba iyo mu muhanda, haba mu kazi, ndetse no mu mikino n'imyidagaduro nka siporo. Icyo gihe uko wakora impanuka kose
bikangiza uruti rw'umugongo, bizakugiraho ingaruka za pararize, ndetse n'igihe umuntu arwaye indwara zishobora kwangiza uruti rw'umugongo. Impamvu ya kane mu zitera pararize ni igihe imyakura yo mu muyoboro ukura amakuru ku bwonko, moelle épinière cyangwa se umusokoro wo mu ruti rw'umugongo, yangijwe n'abasirikare barimo kurwanya indwara zateje kwangirika k'umubiri. Icyo gihe nabwo habaho pararize, kubera yuko uruti rw'umugongo nubwo ari abasirikare b'umubiri barwangije bari kurwanya indwara, ntibikuraho ko uruti rw'umugongo rwangiritse. Indi mpamvu itari nyamukuru twavuga ni nka kanseri y'ubwonko n'izindi ndwara zibasira icyo gice cy'ubwonko. Kutumva kw'igice kimwe cyangwa ibice by'umubiri, pararize ishobora kuba ku gice icyo ari cyo cyose cy'umubiri. Igihe cyose habayeho kwangirika k'uturemangingo, nerone cyangwa nere zijyana amakuru ku gice runaka cy'umubiri, habaho pararize. Pararize rero ishobora kuba iy'amaboko yombi igihe ikibazo cyabereye ahagana ku ijosi, cyangwa se ikaba iy'amaguru yombi icyarimwe, ari byo twita paraplegie, igihe umugongo wo hasi ari wo wangiritse. Hari kandi ifata amaguru n'amaboko byose icyarimwe bikaba pararize, nabwo biterwa n'igice cyo hejuru ahagana ku ijosi kiba cyangiritse, yitwa tetraplegie. Ishobora gufata ukuboko kumwe cyangwa ikaba yafata ukuguru kumwe, monoplegie, cyangwa se ikaba yafata umusaya umwe, ari byo bita paralysie faciale, ndetse hakaba n'igihe ifashe igihande kimwe cy'umubiri cy'ibumoso cyangwa cy'iburyo, ari byo bita hemiplegie. Mureke rero turebe uburyo umuntu yakwirinda pararize. Igihe cyose ni ukugerageza gufata indyo yuzuye, cyane cyane ibirinda indwara, mu rwego rwo guhangana n'indwara iyo ari yo yose yaza mu mubiri. Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa kuko ifasha gukangura no kugorora ibice by'umubiri bitandukanye. Hanyuma kwirinda impanuka izo arizo zose, kuko iyo zigize ingaruka ku bwonko no ku ruti rw'umugongo bitera pararize. Ni byiza kwihutira kujya kwa muganga igihe cyose umuntu abonye igice cy'umubiri kidakora neza atarindiriye kuremba. Igihe cyose bigaragaye ko hari igice cy'umubiri gitangiye kunanirwa, ni byiza ko umuntu ajya kwa muganga ataragagara cyangwa se atararemba. Pararize rero ivurwa hakurikije icyayiteye. Iyo yatewe n'indwara nizo umuganga abanza kuvura, akabona gukurikizaho pararize. Hari pararize zishobora kuvurwa zigakira nk'uko nabibabwiye, ndetse hari n'izivurwa zigakira ariko umuntu agasigarana ibikomere byazo, hakaba n'izindi zivurwa ntizikire. Ni ngombwa rero kwirinda kuko amagara araseseka ntayorwa. Nk'uko natangiye mbibabwira, uyu munsi nifuje yuko dushyira umurongo ku ndwara ya pararize. Ni indwara ihutiraho, nta bimenyetso ibanza kukugaragariza kugira ngo ikwereke ko uzarwara. Ujya kubona ukabona iraje gutyo pa, ubaye pararize.
ni ukuvuga ngo kuba pararize hari ikiba cyabiteye nk'uko maze kubivuga. Twabonye ko hari pararize ziterwa no kwangirika ku bwonko, hakaba na pararize ziterwa no kwangirika k'uruti rw'umugongo cyangwa umusokoro wo mu ruti rw'umugongo ugize ikibazo. Twabonye impamvu nyinshi zishobora gutuma habaho pararize cyangwa se habaho kwangirika ku bwonko. Ikindi twabonye ni uko muganga bwa mbere avura indwara yatumye habaho pararize. Niyo mpamvu ku ruhande rumwe rw'abavuga ko pararize ari indwara, nibyo, kubera yuko isaba kujya kwa muganga, igasaba kwivuza hakiri kare kugira ngo umuntu abashe gukira mu maguru mashya atari yaremye. Ndetse ku rundi ruhande, iyo muganga amaze kuvura ibyateye pararize, ku rwe ruhande uba ukize, aragusezerera kuko ibyatumaga ubwonko bwangirika, ibyatumye amakuru atagenda, aba amaze kubikosora. Aho twatanga urugero nko kuri pararize itewe no gufunga kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko. Igihe cyose muganga azabasha kubona aho iyo mitsi yifungiye, akabasha kuyizibura, amaraso kongera agatembera neza, icyo gihe indwara wari urwaye kwari ukuziba kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, bigateza umunaniro ubwonko bitewe no kubura umwuka mwiza wa oxygene ndetse n'intungamubiri. Iyo amaraso atambutse na oxygene ikongera gutambuka, icyo gihe habaho kugusezerera kuko nta kindi kimenyetso cy'indwara uba ukigaragaza, nta n'indi mbogamizi iba ikikugaragaraho. Icyo gihe urasezererwa. Niyo mpamvu uzabona abantu urwaye benshi bari mu rugo, ntabwo ari uko muganga yanze kubavura, nuko ibyo yagombaga kubakorera aba yarabirangije. Ikiba gisigaye rero ni ukuvurwa pararize, kandi tubonye ko pararize ni ikimenyetso, ni kimwe mu bimenyetso. Indwara ya pararize cyangwa kugira pararize ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko hari indwara runaka wagize, haba ku bwonko ndetse no ku ruti rw'umugongo cyangwa ku musokoro wo mu ruti rw'umugongo. Icyo gihe rero ikimenyetso kigaragaza ko wagize iyo ndwara ni pararize ndetse n'ibindi bishobora kuvuka. Hanyuma ku bavuga ko atari indwara, nibyo nabyo, kuko si indwara isaba imiti, si indwara isaba ko bagutera urushinge cyangwa ikindi kintu, ahubwo ni indwara isaba kwikurikirana kugira ngo ubashe kugarura imbaraga. Ni ukuvuga ngo pararize ubwayo si indwara, ni agaciro k'umuhore udafite ubushobozi bwo kugira icyo ukora. Kuvura umuntu wa pararize rero, igihe muganga yagusezereye, biba bisaba kongerera ubushobozi ya mihore yawe cyangwa ya mikaya yawe, ikongera ikabasha kugarura imbaraga. Biba bisaba kongera kwibutsa ubwonko ko hari igice butabasha gukontorora. Icyo gihe iyo ubwonko bwibutse ko hari igice, amakuru akaza, imikaya igakora ibisa na siporo, imyitozo yo kugira ngo ibashe kongera kugarura imbaraga. Icyo gihe wa murwayi wacu wa pararize aratangira, ukabona atangiye gukora, agatangira gusindagira kugeza igihe ashobora gukirira burundu, cyangwa se agakira agasigarana ibikomere bimwe nko gucumbagira cyangwa kudakora neza muvoma, ariko hakaba n'igihe byanze. Mureke twanzure yuko kugira indwara ya pararize ni ukubura ubushobozi ku mikorere no ku byumvo by'umubiri bitewe n'igice runaka cy'ubwonko cyangwa cy'umusokoro wo mu ruti rw'umugongo, moelle épinière, cyagize ikibazo. Uyu munsi nari nifuje yuko tuganirira hamwe kuri pararize ituruka ku bwonko no ku ruti rw'umugongo. Ubutaha tuzareba pararize zishobora kuvuka inyuma y'aho ngaho, pararize ishobora kuvuka inyuma y'uruti rw'umugongo na pararize ishobora kuvuka inyuma y'ubwonko. Murakoze, naho ubutaha.